rero byumva icyo arimo afite frustration akagira n'urwango. Frustration kuba nta gihugu afite, asaziye mu mahanga, yajyaga aza no mu Rwanda agakora n'izo concert akinjiza udufaranga twe, none baramushutse ntazahagaruka, ntiyaza ngo bikunde, ahita aba frustrated. Icyo ni icya mbere. Ikindi cya kabiri, noneho akiyongera biriya by'amoko bya kera bagiye bahunga bafite, uzi ko na Simoni Bikindi na Ingabire Victoire n'ubu bari bakibigenderaho. Ibyo byose rero bikamuza mu mutwe, bikiyongeraho kuri urwango ndi kukubwira. Ntabwo rero nakwigereranya nawe, n'abari ko twumva nabo babikurikire neza, ntibazajye kumva umuntu ufite urwango, ufite frustration, waririmbye indirimbo ngo ngo noneho Byumvuhore yavuze ngo yababwiye iki se? Byumvuhore indirimbo ye imwe ntiri bubuze ko minisiteri z'igihugu zose uko zakabaye ziri operation ziriwa zikora, n'ejo zirirwa zikora, n'ejo bundi n'abakozi bazo bahembwe, uturere tuzirirwa dukora, perezidansi y'igihugu izakora, ingabo zizakora. Indirimbo za Byumvuhore ntabwo zabuza abasirikare b'u Rwanda kujya muri Cabo Delgado, indirimbo za Byumvuhore ntabwo zabuza abasirikare b'u Rwanda kujya muri Central Africa, indirimbo za Byumvuhore ntizabuza abahagarariye igihugu cyacu kujya mu manama atandukanye, ubu bari mu Buyapani muri T9. Indirimbo za Byumvuhore ntizabuza His Excellency kuba zikira kuri ayitebo akikirana na bagenzi be nka Perezida Macron cyangwa Trump. Ibiya ni ibintu nyine aririmba kugira ngo akunde abeho. Mu yandi magambo, Byumvuhore ni igisahiranda. Yego, amahoro y'Imana bane nawe ukunda One Nation Radio, Radio Diaspora y'u Rwanda, ijwi rya diaspora y'u Rwanda. Ndi kumwe n'umutama cyane hano, Innocent Kamugisha. Innocent, biriwe? Niriwe neza cyane, amahoro y'Imana abane n'abakunzi ba One Nation Radio, ndabasuje cyane aho baherereye hose ku migabane yose itandukanye y'isi, haba ari hano muri Afurika aho twicaye mu gihugu cy'u Rwanda, abari hakurya y'amazi magari, hakurya y'inyanja y'Abahinde, ubwo ni ku mugabane wa Aziya ndetse no ku mugabane wa Australia, abari hakurya y'amazi cyangwa inyanja itukura Red Sea ku mugabane w'Uburayi turabasuhuje, no hakurya ya Pacific Ocean ndetse na Atlantic Ocean muri Amerika bose turabasuhuje kandi tubahaye ikaze mu kiganiro cyacu, turabakunda. Ariko reka uze kuduha umusada hano kuri Radio Diaspora y'u Rwanda. Reka uze kuduha umusada hano kuri Radio Diaspora y'u Rwanda. Uri inshuti ya diaspora pe cyane. Ndashimira cyane aba diaspora mwese mukomeje gukanda akanyenyeri. Uyu munsi wa gatanu mwongere ni kuri 0784410837. Ikibazo gishize ari umuntu wagakanze, ariko simuvuga izina, ndamushimiye cyane. Mucambo wamwumvise? Yandaje neza. Turi ku bijyana ivumbi hano muri Kigali. Abasi diaspora bajya baganda agatubuzo, nose barakanda ikazi Heineken kandi nyuma nyine. Inzoga si nziza, mpaka kugurira inzoga zangiriza vital organs. Ndaza kubwira Rutsobe abikurikirana. Sawa cyane, ni byiza byo kuganira nawe, kungurana ibitekerezo, burya nawe iyo tuganira ibyo dusobanukirwa dusobanukiwe neza. Nyemerera hano twibanze ku Banyarwanda bamwe na bamwe bajya hanze bakagaragaza urwango ku Rwanda mu mvugo bavuga, mu nyandiko bandika, berekana ko rwose ubutegetsi bw'u Rwanda batabwumva ndetse batanemera n'ibyo bukorera u Rwanda, mu gihe abandi bavuga ko rwose urebye imyaka 31 ni imyaka y'ibitangaza, ni byinshi byabaye bigaragara, ubona biva ku ki. Wenda hari abantu b'abapagani bashobora kuvuga ibintu bavuga uti n'ubundi ntibazi Imana, ntibazi iyo biva niyo bijya, ariko bigenda bityo twumvisha abantu nka Padiri Nahimana. Padiri ni padiri nyine, urumva umupadiri, umuntu wihaye Imana. Tukabonamo babita ba Rudakemwa Fortunatus, tujya tubumva nabo rwose mu mvugo zikakaye ku buyobozi bw'u Rwanda, berekana ko byacitse nta kintu gihari. Niki gitera aba bantu bamwe mu bihaye Imana urwango nk'uru kuri ubu buyobozi bwacu? Urakoze cyane. Icyambere cyo biba biteye n'agahinda kumva ko umuntu wihaye Imana ari we ufatiye mbere kwanga ubuyobozi. Buriya uzatandukanya umuyobozi n'igihugu, ntabwo Padiri Nahimana buriya bayanga u Rwanda, ahubwo yanga baruyobora.
ariko umuyobozi butangwa n'Imana. Mm. Buriya ntabwo umuyobozi ashobora kwigira umuyobozi Imana itabifitemo uruhare. Mm. Rero kuba umuntu wihaye Imana, iyo yanze ubuyobozi icyo bivuga urakizi, abagumura n'abandi abugwangisha n'abandi baturage. Mm. Kandi ubundi muri realite umuntu wihaye Imana yakabaye nk'umufatanyabikorwa wa leta mu guteza abaturage imbere, Mm. yaba ari mu myitwarire, ko buriya hari ahantu twitwara neza kubera impamvu ebyiri: kubera amategeko no kubera gutinya Imana, kubera ibyo twaba twigishijwe mu madini no mu nsengero tujyamo. Mm. Rero kuba ubona dufite nk'umupadiri nka Rudakemwa Fortunatus, dufite nka Padiri Nahimana Mm. ukuze, atari n'umupadiri w'umwana wenda uvuga ngo hari ibyo atazi. Mm. Ni abantu baba bakuze cyane bazi amateka y'igihugu cyacu, Mm. babaye abapadiri muri diyoseze ya Cyangugu, abapadiri bakuru bakuze bakomeye bazi ubwenge bize, ariko ukumva nibo bafashe iya mbere mu kujya gusebya igihugu, gusebya abayobozi b'igihugu, kubarwanya, gutanga amakuru y'ibihuha atariyo. Biba biteye agahinda cyane cyane ku rwego rwo hejuru. Ari nayo mpamvu ndi kukubwira ngo nta muryango ubura ikigoryi. Buriya na Kiliziya Gatolika yagushije ishyano kuba yarabonyemo abapadiri babiri, hari n'abandi wenda batavugwa bameze nkabo, ariko bari n'abagaragara. Hari n'abandi bakoze ibikorwa bibi barimo nka Seromba, urabizi ibyo yakoze Inyange. Hari n'abandi benshi batandukanye, ariko uyu munsi wa none aha abo dufite ni Padiri Nahimana na Rudakemwa, nibo bavuga cyane. Nabo navuga bari kwigisha urwango aho kugira ngo bigishe urukundo, kandi ivanjiri bibabwira ko bagomba kwigisha urukundo. Nacyo bari barahisemo. Ingero zihe zufite zerekana ko bigisha urukundo, bigisha urwango? Bigisha urwango si ubona Padiri Nahimana ahaguruka akabwira isi yose ko umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yitabye Imana, akanabisobanura n'isi ikamera nk'iyaho ibyemeye. Twari kubona tuba perezida ngo yari yibereye ahantu, yari muri retraite. Ariko Nahimana yabivuze kenshi no kuva muri ya minsi ya za covid nawe yarabivuze. ubwo si urwango ubwarwo, ko nakagira batuma ngo haye, hari n'ibindi byinshi akora. Ariko nyeka ko nibyo ngibyo bihabanye n'umukoro w'Imana, kuko kubika umuntu ngo yagiye kandi agihari, icyo cya mbere ububeshye. Nicyo ngicyo yabeshye n'umuntu kibi, kandi azi neza icyo ivanjiri musaba nk'umupadiri. Ariko se wenda uretse ko ubivuze umukuru w'igihugu aranababwira ati urucira mukaso rugatwara nyoko, ntibiba binagabanyije niba wita umupolitisiye uvuga ko ari uyoboye leta yo mu buhungiro, inzozi ari ukuza kuyobora ubwabyo kugabanyiriza uri n'icyo uvuga iyo uramutse ubeshye ikintu nk'icyo ngicyo. Ubwabyo ni sakirirego kubona umuntu wize imyaka ye 7 yiga muri Grand Seminary, akaba agifite imitekerereze n'imyumvire yo kurwara indwara bita hallucination. Iriya ni hallucination. Akaba yahaguruka avuga ngo ndi perezida, mfite n'abaminisitiri, mfite leta ikorera mu mahanga. Iriya ni indwara bita hallucination. Hallucination ni wakundi ushobora kwicara nk'ubu Innocent yicaye aha, abandi kwimagina ko ntunze indege, ukabona ibintu bidahari byo. Bati indege yanjye nizo imwe mu ifarika hariya sha, indi mu ifarika Kanombe, maze ubundi kunywa benzine. Ariko hari hallucination, hari na dreams, hari n'inzozi. Oya, dreams na hallucination bitandukanye. Dreams ubundi abantu bafite schizophrenia. Dreams nuko bavuga ngo jyewe Innocent sinzapfa natunze indege, iba ari dream, ishobora kubaho cyangwa ntibeho. Ariko iyo nicaye nkajya nko kwikirigita ugaseka, nkajya numva ko ntunze amakamyo 5 ari mu muhanda kandi nta n'ipine ngira. Ushobora gufata imodoka yawe ukayishyiraho ikintu cy'inyuma, iyo ngiyo iba ari apa wijyaho gushyiraho ujya gushyiraho hallucination. Iyo nyine icyo ndi kuvuga, ushobora kuba ufite inzozi zo kuzagura indege, ariko ukaba ufite imodoka, ugafata imodoka yawe ukayandikaho indege kugira ngo ijye kwibutsa ko ibyo ni bisanzwe ko wakwandika wenda ngo Abdul Egiraneza Airline. Ibyo ni dream, bikazahura na za nzozi zawe bitandukanye na hallucination. Rero nuvuga ngo uri kunkurira inzira ku murima ko byaba atari dreams, byaba ari hallucination. Yego, ushobora gusanga ari Padiri rero yakoze iyo kuba avuga ngo nzaba perezida w'u Rwanda. Ntekereza ko ari igitekerezo kibi, kuko ni umunyarwanda, anafite ubwo burenganzira, itegeko nshinga rirabimwemerera. Akavuga ati wenda nyuma y'imyaka 2 cyangwa 3 nayo nzagira niyamamaze, ko kubona Frank Habineza zakiyamamaza cyangwa Philippe Mpayimana, bari bose bafite dream yo kujya gute yo kuba perezida. Ariko ntabwo birangira ngo bagende bashyiraho guverinoma noneho bitwa ba perezida. Buriya yitwa perezida. Kwitwa perezida rero utari we, utararahiriye imbere y'Abanyarwanda bataragutoye,
ukigira we ku ngufu, niyo hallucination, mm, niyo ndwara Padiri Nahimana arwaye. mm, Noneho ikindi kibabaje ni ukubona ari we wagakwiye kwigisha ku bumwe bw'abanyarwanda, wagakwiye guhuza abanyarwanda, kwigisha urukundo, mm, ahubwo niwe uri kumera nk'aho ari kwigisha ibiri opposite, mm, kwigisha urwango, mm, amacakubiri, kuko iyo agiye gushinga leta, ubwo ni ukuvuga ngo tayari abavuze ngo bamwe nimuze iriya leta nimuyireke, aba yanze. So rero uwo nguwo mu by'ukuri wamugereranya na wa mwana sinzi nimba uri umusilamu usoma bibiliya, ni umwana w'ikirara, nsoma ibintu byinshi, wenda atashye bakabaga. wamugereranya n'uriya nawe buriya Padiri Nahimana is a prodigal son. Ni prodigal son. Hanyuma bantu bigenda bite kugira ngo wisange muri uriya murongo hanze uvuga ese n'umuntu ugushuka akavuga ati vuga ibi kugira ngo twerekane ni ibitekerezo byawe cyangwa ni ubutegetsi buba buhari bufite wenda imirongo utumva, wenda ibyawe byari bya bindi by'ivanguramoko ndetse n'iringaniza? Burya nta bazagushuka, ntabwo ushobora kugenda ngo ujye mu bintu utarabigambiriye cyangwa utarabifite mu mutwe. Ntabwo umuntu udafite amacakubiri cyangwa urwango mu mutima we yabyuka ngo rwigishwe. Burya umuntu ufite urwango, akenshi abantu bagira urwango baba barakuze ari indushyi, ugasanga yakuriye ari indushyi, akuriye mu cyaro, akura avoma, atashye agira ate, ugasanga mbega yakuze azi ko abantu bose ari babizi ko ibintu byose ari bibi, kubera ko abona ko nimba abona abandi bana bajya ku ishuri bafite amavarisi, abana bajya ku ishuri bafite imiguru 5 y'inkweto, we akagenda afite bodaboda gusa, akumva ko isi imwanga cyangwa yanga n'ababyeyi be, agakura na wa mutima. Rero Padiri Nahimana nawe ugiye kugenzura ibye n'aho avuka, uzasanga nawe ari byo yakuriyemo, urwo rwango yakuze arufite akiri umwana mutoya, kubera wenda ububabare cyangwa se sinzi uko nabyita ngo kubera se ijambo riranjabutse, ijambo yagiye gukoresha ryiza, agakura kuriya. Igihe cyazagira rero akava mu Rwanda, kuko cyahamukuye ubwabyo nta muntu wamubwiye ngo hunga, yahakuwe n'ubundi n'ubuginga bwe. Yagera hariya agahitamo inzira yo kujya mu bigarasha, mu byo bita ngo ni ukurwanya leta. Mu by'ukuri ntabwo ari kure barwanya leta, oya, ntabwo ari kure barwanya leta, kuko ntabwo barwanya leta uvuga ngo washyizeho leta y'abasazi bagenzi bawe. Cyane hari abo ni bamwe urabisobanuye uti burya ntiwatwika inzu ngo uhishe umwotsi, ikikurimo amaherezo kiraturumbuka kigaturika kikagaragara mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ariko nanone hari abatangiriye mu murongo udahuye n'ubutegetsi buriho mu buryo bugaragara, bari abantu bumva politiki iriho yaba iya Kayibanda ndetse na Habyarimana, cyane cyane bagifite ibitekerezo bya Hutu power, twarabibonye barahari. Nahoze mbona ntuze minisitiri w'ubumwe bw'abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu Dr Bizimana hari uwasobanura uri gutanga ibitekerezo, abibonye kuri Twitter avuga ati wowe impamvu bivuga gutyo nuko so yari interahamwe yagiye mu bitero, amusobanurira ahantu yagiye mu yahoze ari igisirikare kibiye imyaka n'imyaka, ati ntabwo byantungura kuko biragaragara aho ibyo bitekerezo ubikura. Ariko par contre hari abandi tubona bagenda bakajya hanze, bari muri gahunda imwe na FPR, ubutegetsi buriho, bari muri bararahiye. Twarabonye bita Rudasingwa, ni umuntu wari chairman w'ishyaka FPR. Twaramubonye Kayumba Nyamwasa, ni umuntu wanabaye umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda zimaze kuba RDF mu myaka yakurikiye, ubwo yayoboye na Etat Major. Nicyo bivuze byo bigenda bite turi kubona abantu ku mpande zombi n'abantu binangiye bakunze kuvuga nabi no kutanyurwa cyangwa na agenda zabo, cyangwa n'ubutegetsi nabwo hari ukuntu nabwo hari cyawo bwavugwa nabi, hari bitagenda? Urakoze cyane. Ufite we urabona hari ikintu mbona abantu benshi badasobanukirwa kuri systeme y'inkotanyi, izi nkotanyi tubana nazo, burya kubana nazo wese wakuzisobanukirwa. Ni ukuvuga ngo inkotanyi zagiye kujya gutangiza urugamba rwo kubohora igihugu zibabaye, kuko inyinshi ziberaga mu nkambi na Kivara, izindi zibera i Bugande mu mujyi, izindi ziga mu buryo bubi, hari izigaga neza n'izigaga mu buryo, hari n'izitabashije kwiga kubera ibibazo by'ubuhunzi, noneho zigakandamizwa cyane. N'igihe zishatse no kuba zaza no gutembera ntibizikundire. Ibintu byose zagiye zikuramo amasomo. Isomo rikomeye mbona zakuyemo ni isomo ry'akarengane. Zabonye ko zarenganye, noneho zifuza ko nta muntu ugomba kongera kurengana. So zigeze mu Rwanda rero
kubera ko zari zizi neza akarengane zivuyemo, zaje zije kugaca, zica akarengane, zica impamvu zitari ubuhunzi. Ari nayo mpamvu ubona iriya ndirimbo ya RPF umuntu akwitanga urugero, ifitemo pillars 8 niba atari 9 zabaye composed mu 1986 niba nibuka neza. Uyu munsi turacyaririmba iriya ndirimbo y'umuryango wa RPF Inkotanyi. zari 9 ubu hagiyemo iya 10 Yego, ziriya pillars 9 zose, yo kurwanya jenoside. ziriya pillars 9 zose zarakurikijwe kuva muri 1994 kugeza uyu munsi, 31 years. Impamvu nzigarutseho ni iyihe? Umuntu ushobora kuza yitwaza ko yari afite imbunda mu gihe cy'urugamba rwo kubohoza igihugu, cyamara kubohozwa ya mahame bihaye imbere yuko bahaguruka aho bari bari ngo turagiye kubohora igihugu cyacu n'abanyarwanda, hakagira ushaka kuza guca ukubiri nayo, uwo nguwo ntabwo yari akiri mu murongo wa RPF. aricyo ubona bariya ba Kayumba Nyamwasa bari mu rukomeye, yewe gendarmerie ni nk'aho yari yavutse aho polisi y'ubu, yewe Fande CDS uri mu rukomeye ni ku rwego rwa Fande Mubaraka uyu munsi, ngira ngo yewe na intelligence NISS, yabaye ambassador w'u Rwanda mu Buhinde. Rudasingwa yabaye secretary general w'umuryango wa RPF Inkotanyi. Ni umuntu uba ukomeye, uriya aba akomeye kurusha na minisitiri, ko nawe bashyiraho. Yabakoze muri perezidansi. Secretary General ni nk'uko nguko Gasamagera wera. Yego, nibarangana neza. Yakoze muri perezidansi. Muri perezidansi ntago wakoramo udatagatifuje. Ntiwakora muri perezidansi utabatije. Ntibibaho. Perezidansi akora umwizerwa mu mico no myitwarire everything. Baravetinga. Kubera ko zari rero umuntu wari wizeye, urumva yari iruhande rwa boss direct. Bivuze iki mpamvu nkwaye izo ngero? Nta kintu yigeze abura na boss. Kayumba Nyamwasa iyo myanya yose nakubwiye, gendarmerie, iyo polisi y'ubwo kimwe na Fanda IGP uyu munsi, ni umuntu ukomeye cyane mu gihugu. Ukongeraho ko yewe NSS, ubwo SG uyu munsi wa NSS ni umuntu ukomeye cyane. Ukongeraho ko yarabaye Fanda CDS, ni umuntu ukomeye cyane. Ubwo abasirikare bose ubwo ngo bayivugana na boss direct, avugana na president isa ku yindi. Bivuze ngo nawe nta kintu yabonanye igihugu, nta n'ikintu yabonanye Perezida Paul Kagame. So kuba nta kintu babuze, ubwo iyo uri Fanda CDS byumvikane ko abana bawe biga mu mashuri meza, babarya neza. Niba ukora muri perezidansi cyangwa SG wa RPF, byumvikane ko byanga bikunda nta kintu ububuze. Abana mu mushahara, amafaranga, opportunities byose biba bikunyura mu ntoki, ariko uba ugomba kubisaranganya n'abandi banyarwanda. Icyo rero nicyo cyagiye kinanira bariya bagabo, inda ikababana nini. Kuvuga uko bati perezida ko yagize umuntu CDS umenye ko burya afite uruhare rukomeye cyane mu umutekano w'igihugu. Ngo n'ubwo ngo nawe aba yivugana na perezida direct, undi ari muri perezidansi. Bivuze ngo kuba bari hariya nuko aba yabizeye, ntacyo abakemangaho. Bageramo bakananirwa kurya bakoresheje ifurusheti, bagashaka kurya bakoresheje iki? Ibiganza byombi. Uriya Rudasingwa ashatse kurisha ibiganza byombi, na Kayumba Nyamwasa ashaka guterura ngo arishe iki? Ibiganza byombi. Mu kuritegera kurisha ibiganza byombi byumvikane ko hari umuntu bari bahutaje. Ka karengane nahereyeho mvuga kari kagarutse. Bivuze ngo RPF abasiniyazi bari gukora amakosa nkayo, yari itangiye gutakaza amanota ku baturage. Ibyo mwaje mutubwira ko tubona biri guhinduka. Igihe rero batangiye kubabaza ati mwabagabo muri mu biki ko muzi amahame yacu ko tutajya muri ibi bintu bite byanyu, bagatangira guhunga. Bahunga bageze hanze bavuga ibyo bazi ku nkotanyi bya kera, kuko buri inkotanyi zo muri 1995 zitandukanye n'inkotanyi zo muri 2025. Muri 1995 hari n'inkotanyi zimwe na zimwe, yewe na His Excellence ashobora kuba atarazi n'Urusizi hariho, yarahumvaga ngo Cyangugu. Ashobora kuba atarazi ngo ni hehe, yarahumvaga gusoma ngo ni hehe. N'aba bafande bose ubona bakomeye ntabwo bari bazi igihugu neza kuko ntibari baragikuriye. Muri mpamvu bivuze gutyo. Impamvu mvuze gutyo ni iyi: muri 1995 twari tugifite abantu benshi bari barakoze jenoside yakorewe abatutsi, bakihishahisha bagishakishwa. Igihugu nibwo jenoside yakimara guhagarika, kikimara kubohozwa, urumva byumvikane ko hari abantu bari barahunganya imitungo ya leta, hari barahunganya imbunda, hari n'abakizibitse mu nzu. Mu gihugu kirimo akavuyo, harimo kuzamo abacengezi. Icyo gihe hari abantu bagiye bapfa, hari abagiye bahunga, hari abagiye bafungwa kubera ko yakuranye n'abacengezi, kubera ko yahishiye amakuru y'umwicanyi wakoze jenoside, abantu bose bagafungwa.
hakiri n'abantu bagifite umujinya bashaka no kwihorera bari bavuye no ku rugamba nabo. Abo bantu bose bakoze ibyaha bitandukanye. RPF yibera igitangaza, yo iraza ifata ba bantu bari kwihorera irababwira ati ibyo mubireke, wongera kubikora turamuhanura. Urabizi ko ari abahanwe bazira ko bihoreye. Bariya rero bahunga bakayumva, bafata muri icyo gihe abantu bakihorera, igihugu kikiri mu kavuyo, bakaba aribyo bagaruye uyu munsi bakabibwira isi nk'aho bazanye ibintu bishyashya ibitangaza, kandi baravuga ibintu byarangiye kera. bakazana ibintu byarangiye byaba expired, byarangiye muri za 1996 barabizana muri 2025 kubera ko bari muri systeme babizi. Yego birumvikana, nta kiba kidafite impamvu, kandi iyo ugiye kugenda nanone haba hari icyakunaniye cyangwa nanone hari ibyo ubona ukabona ntabwo wakomezanya nabyo, ukavuga uti reka nihitiremo. Ntabwo wagenda uri afande CDS ukora muri perezidansi ngo umbwire ngo uragiye ngo urashonje cyangwa amafaranga kuri yabaye makeya, nk'uko wananiranye abaye indiscipline, kandi ntabwo bakugira afande CDS batakubona mu kintu, ahubwo wowe ukagenda ukabananira. Kandi bakikubonye nibyo bakubona abantu harimo n'ubunyangamugayo mbere uburiyo, ariko wageramo ibyo nakubwiye nturishe ifurusheti ugashaka kujya ukozamo ibiganza by'umuntu. muri make hari abantu tuzi na n'ubu ngubu ushobora kuvuga ati uyu muntu ni inyangamugayo, ariko ni inyangamugayo kuko ntacyo arabona. Uramutse umugerageje ukamugeza ahantu ho kubona bya nyabyo, bwa bunyangamugayo bwe bwaba birashoboka ibyo ngibyo bitewe na ya koridoro de la tentation, temptation yanyuzemo ahuye nabyo n'ibyo ahuye nabyo akanya cyane rwose. Ubu ni ukureba gusa igihari ni kimwe, isomo rikwiriye kuva kuri aba bantu ni irihe, kuko hari abajene benshi badukurikira bafite inzozi zo kuzinjira mu rubuga rwa politike bakaza gukoreramo ngata bari kubyina bavamo. Hari benshi mu basirikare bavuga bati rwose ngomba kugera hari ahantu General James Kabarebe yageze. Isomo rikwiriye kuba muri bano bantu bageze ku gasongero ku rwego rw'igihugu ariko bikarangira bari ku ruhande rubi rw'amateka, ryaba nk'irihe? Isomo rya mbere rikomeye kuri bariya abantu bageze hejuru mu gasongero, kuko bari mu gasongero, kuko umuntu wa CDS buri kintu gishoboka basigaje kuba ni perezida, indi myanya yose aba yarenze na minisitiri. Ikintu cya mbere gikomeye, igihombo cya mbere bafite ni ukuba nta gihugu bafite. Uyu munsi barabuze igihugu. Igihugu babayemo bari batangiye kunywa amata bakamya mu mafamu yabo, bakomeye ajya gutambuka bagafunga imihanda. Uyu munsi akaba ntacyo gifite, niwo mujinya wa mbere baba bafite. Nicyo kibazo cya mbere kiba gikomeye. Icya kabiri baba batakaje ni ya integrity na cya cyizere, burya kugirirwa icyizere na his excellence na nyakubahwa perezida wa repubulika ukagitakarizwa, ubwo n'Imana, kuko burya ntaho perezida atandukanye n'Imana. N'Imana ntabwo bizakwizera cyane rwose. Hanyuma ntabwo twava kuri ibi bintu tutagarutse no ku bandi bantu twagiye tubona bagenda batanga ibitekerezo mu buryo butandukanye. Ni iki tuvuga ku bita ba Byumvuhore, abahanzi bakomeye bavuze byinshi bitandukanye abantu bakabyumva, n'abandi bari muri uwo murongo uba ubasesengura ute? Icya mbere cy'umenye ko nka Byumvuhore cyangwa se abo bita Babikindi, kamere kuri Bikindi Simoni we urabizi ko yanakatiwe, yagize uruhare rukomeye, yaje gupfa nyuma, yagize uruhare rukomeye cyane muri jenoside yakorewe Abatutsi binyuze mu muziki we. Uriya mwuga wose ushobora kuwukoresha neza ukakugwa neza, wawukoresha nawe ukakugwa nabi. Ubu yararirimbaga, yarafite impano yo kuririmba, ariko ayizikoresha nabi birangira arangiye agiye muri gereza anakatiwe aranapfa. Amaze gupfa hagiye hagaragara abandi bantu bagiye baririmba indirimbo z'urwango, barimo na Byumvuhore. Ejo bundi nabonye yasohoye indirimbo yaririmbiye Ingabire Victoire, sinzi barayibonye, yaririmbye indirimbo ashyiramo na bamwe mu bayobozi b'igihugu ndetse na bamwe muri bagenzi bacu ba YouTuber abashyiramo. Ariko ni bya bindi nakubwiraga, nukurikira amateka ya Byumvuhore, nawe yabaye muri uru Rwanda RPF Inkotanyi iyobora u Rwanda, ava amaze kugenda. Hari n'amakonseri yakoraga, yajyaga azana akajya muri stade bakamuha umwanya akoresha amakonseri akaririmba akinjiza amafaranga. Ariko ni cya kindi nakubwiraga, hari igihe umuntu ashobora kuza mu gihugu abantu burya baranabyitiranya, avuga ati ngiye kugenda nubaka izina mu minota 2 cyangwa 3 bangira umuyobozi ukomeye cyangwa nk'umwanya runaka. Waza wabura icyo kintu ukaba frustrated, ugasubirayo ukagenda no kujya kubavuga nabi. Kandi buriya mu by'ukuri iyo uje uvuga ngo ndaje, uzaza uri wese byo gutekereza imyanya ubishyire ku ruhande, kuko iyi myanya ntabwo twayivukanye. Byumvuhore we muri iyi minsi ubona ko
afite nk'aho yagarutse mu wundi murongo, hari igihe yari ameze neza anagaza ko gukorera indirimbo mu Rwanda, n'ibinyamakuru byo mu Rwanda bikamwandikaho za Kigali Today na Sanze, ariko rero nko muri iyi minsi indirimbo ari gusohora ni indirimbo ziremereye, ziremereye cyane ni rwose. ikinyina kubwira ngo no kuvuga ngo yaje mu gihugu avuga ati ngiye Kigali barankubita ku madolari, dore ko bazi ko inkotanyi ziyafite ngo menshi zitanga imba zijugunya zikajugunya n'inyoni, niko babifata bari abantu bava hanze. Ageze aha rero yabuze, asubira mu Bubiligi, asubira nayo umujinya, niko kujya kwigumura ngo rwanye igihugu. Kandi buriya ntabwo ushobora, uri umuntu umwe uyu ntabwo warwanya igihugu ngo bishobore, ntabwo warwanya sisiteme ngo bishobore. Ni nayo mpamvu ubona rero nk'ikuntu yitwa muziherukana n'ukwezi zirashya, Jean Baptiste Byumvuhore, RPF sigaho uyikomeza kwica, ibitambo byo gucecekesha abanyarwanda. Yayisohoye ku 28 z'ukwa kane, ariko urabona tayito ubwayo igizwe n'amagambo y'urwango n'amagambo y'abacakubiri. So icyo ndi kubwira rero, urebye ku izo ndirimbo ze ntabwo zubaka, kandi ntabwo yaziririmbye kubera yuko yari yanze u Rwanda cyangwa yanze leta y'u Rwanda, ahubwo nuko icyo yatekereza kubona atakibonye akajya kwigumura. So ndi kukubwira nureba nk'umuntu nka General Kayumba Nyamwasa wabaye CDS, wari ufite power over umusirikare wese wo muri iki gihugu ari ubayobora. Uyu munsi wa none niyo wasiga umupaka w'u Rwanda ufunguye Kamanyola cyangwa se Grande Barriere Bukavu cyangwa se Petite Barriere Goma, ukavuga ngaho genda ujye kurwana, dore wari CDS wari general, ntiyabishobora. Yari Kayumba Nyamwasa CDS kuko yari part of the system, yari part of RPF Inkotanyi. Akiyomoraho yahise aba Kayumba ahita aba useless, agaciro kaze gahagarara, gahita kagwa. Niyo mpamvu ndi kuvuga ngo nta muntu wanyumvisha ko yarwanya igihugu, ntibibaho. Buri gihugu iyo kikwizeye kirakwizera, iyo kitakwizeye kandi nabwo uratuza ukicara hari ugakora ibigomba gutunga cyane rwose. Hanyuma gusoza izi ngingo ntabwo mashaka kuzikaniraho umwanya muremure, byo nabwo nk'uko warusoje mu kanya umbwira isomo biratanga uruhe ruhande, wasobanurira gute ukuntu hari umuhanzi wabwira ngo Byumvuhore afite umurongo mubi, ari kuvuga nabi ku buryo byumve koko nk'aho ari wowe uri kuvuga ibya nyabyo, Byumvuhore ari kuvuga ibitari ibya nyabyo? Icya mbere cyo, njye ntabwo nakwigereranya na Byumvuhore. Njye ndi umunyarwanda mfite igihugu, Byumvuhore ni impunzi, kuvuga ngo njye mbayeho neza kumurusha. Njyewe uyu munsi wa none mfite icyandwanirira, buriya leta y'u Rwanda turwanira nk'abanyarwanda muri rusange, ngira ngo byirabizi. Twebwe ntituvuga iradukorera, reka turwanira, twebwe turagenda tukaryama, yashyizeho abapolisi bagomba kuducungira umutekano bugake, turagenda tukaryama, ihemba abasirikare barara bari muri iyi misozi yose ubona bamekinga shuwa ko nta n'umwe ugomba kwinjira mu nzu zacu, bakaduha supaneti, minisante ikazuha za supaneti. So Byumvuhore nta gihugu agira, sinakwigereranya nawe. Icyo ni icya mbere, n'ababyumva babyumva uko ndi kubibabwira. Ikindi cya kabiri, n'abantu bumva banasesengura batekereza, umuntu ushaka kubona ukuri. Ese izi ndirimbo Byumvuhore ari kuririmba, ari kuzirimba kubw'urukundo afitiye igihugu cyangwa ari kuzirimba kubwa frustration afite? Uzatandukanye umuntu ufite frustration n'umuntu ufite ubugoryi n'umuntu ufite urwango. Burya urwango rutandukanye na frustration. Urwango ushobora gusa ngo nanga umuntu cyananga ikintu, uniyo wagutera urushinge ukaba utagikunda. Frustration ni ikintu ushobora kunyuramo mu gahe gato kubera ko hari ikintu kikubayeho utateganyaga, kigatuma kigukoresha amakosa. Rero Byumvuhore cyarimo afite frustration akagira n'urwango. Frustration no kuba nta gihugu afite, asaziye mu mahanga, yajyaga aza no mu Rwanda agakora n'izo concert akinjiza udufaranga twe, none baramushutse ntazahagaruka, ntiyaza ngo bikunde, ahita aba frustrated. Icyo ni icya mbere. Ikindi cya kabiri, noneho akiyongeramo biriya by'amoko bya kera bagiye bahunga bafite, uziko n'aba Simoni Bikindi n'aba Ingabire Victoire n'ubu bari bakibigenderaho. Ibyo byose rero bikamuza umutwe, bikiyongeraho kuri urwango ndi kukubwira. Ntabwo rero nakwigereranya nawe, n'abariko twumva nabo babikurikire neza, ntibazajye kumva umuntu ufite urwango, ufite frustration waririmbye indirimbo ngo noneho Byumvuhore yavuze ngo yababwiye iki se? Byumvuhore indirimbo ye imwe ntiri bubuze ko minisiteri z'igihugu zose uko zakabaye ziri operation ziriwa zikora, n'ejo zirwa zikora, n'ejo bundi n'abakozi bazo bahembwe.
uturere tuzirwa dukora, perezidansi y'igihugu izakora, ingabo zizakora. Indirimbo za Byumvuhore ntabwo zabuza abasirikare b'u Rwanda kujya muri Cabo Delgado. Indirimbo za Byumvuhore ntabwo zabuza abasirikare b'u Rwanda kujya muri Central Africa. Indirimbo za Byumvuhore ntizabuza abahagarariye igihugu cyacu kujya mu manama atandukanye, ubu bari mu Buyapani muri T9. Indirimbo za Byumvuhore ntizabuza His Excellency kuba zikira kuri table akikirana na bagenzi be nka Perezida Macron cyangwa Trump. Ibiya ni ibintu nyine aririmba kugira ngo akunde abeho. Mu yandi magambo, Byumvuhore ni igisahiranda. Kadusoreza. Yego, Urakoze cyane.